Welcome to the Professional Rwanda Tax Series. This alignment actually looks correct. It is a Digital Encyclopedic Tech Limited. Nkuko nabibabwiye mu cyigisho cyejo, nababwiye yuko icyigisho tugomba gukurikizaho ari icyigisho cyerekeranye n'uburyo wafungura TIN number y'ibinyabiziga. TIN number tugiye kwiga itandukanye na za TIN number zikora imirimo y'ubucuruzi. Izi ni TIN number zidakora imirimo y'ubucuruzi, ni TIN number ushobora kudekarariraho ushobora kwandikaho ibinyabiziga, ubutaka n'ibindi, ariko akenshi iyi TIN number tugiye kuvugaho ni yerekeranye no kwandikaho ikinyabiziga. Ushaka gukora imitation, ushaka waratumije ikinyabiziga hanze, ugomba kuba ufite TIN number. Iyo TIN number rero ntabwo ari TIN number y'ubucuruzi. Reka turebe uburyo ifungurwa. Uraza ugafungura Chrome like this, warangiza tukaza tugashyiramo iyi link dufite hano. Iyi link niyo tugiye gukoresha, ni ecms.rra.gov.rw. iyi niyo link dukoresha. Hahita hafunguka rero page imeze gutya ivuga ngo ohereza ibaruwa yawe ku kigo cy'imisoro n'amahoro. Iyo ugeze hano rero nta kindi bahita bakubaza ngo nimero iranga usora. Ese ufite TIN? Ahangaha igisubizo ni oya, kuko naho waba uyifite ukeneye yindi urakanda oya, ujye hano kuri komeza. Bahita bakubaza ngo andika amazina yawe. Reka hano amazina twandike, wenda twagira Yezu wenda Pierre. Twagira Yezu Pierre. Tugiye kuri komeza, hitamo ubwenegihugu, shyiramo Rwanda. Tugiye kuri komeza, abarahita batubwira ngo intara, turahitamo intara, Kiba Kigali. Tubwire akarere, shyiramo Gasabo. Tubwire umurenge, dushyiramo Kacyiru. Tubwira gushyiramo akagari, dushyiramo Kamatamu. umudugudu dushyiremo Itetero. Tujye kuri komeza. Tubwira gushyiramo telefone. Iyi telefone rero tugiye gushyiramo ahangaha niyo telefone bahita bakohererezaho OTP. Tukajya kuri komeza, tujya gusaba email nayo ukayishyiramo. Tujya kuri komeza, bahita bagusaba ngo ibiro bishinzwe abasora, ngo hitamo ishami ry'ikigo cy'imisoro n'amahoro wandikiye. Hitamo ishami ry'ikigo cy'imisoro n'amahoro wandikiye. Ahangaha ubusabwa gutekereza neza ukareba udakora amakosa. Ishami rya mbere avuga ngo ibiro bishinzwe abasora n'itumanaho, ubuyobozi n'ibikoresho, izindi serivisi ziyandika. Turajyana kuri serivisi ziyandika, dukomeze. Bahita batubwira ngo gusaba TIN itari y'ubucuruzi. Impamvu y'ibaruwa y'ibi turi kuzuza ni iki? Ni ugusaba TIN itari y'ubucuruzi. Tujye mu gukomeza. Hasi baratubwira ngo requirement, gushyiraho ibi bintu, kopi y'indangamuntu. Uhita ugira gutya, ukahita ujya muri telefone cyangwa se muri machine aho uba wabibitse, ukahita uyishyiraho. Warangiza ukahita uza no ku ibaruwa. Ahangaha rero bagusaba ibaruwa isaba TIN. Iyi baruwa ugomba kuba wayanditse. Ni ibaruwa iri very simple, ni ibaruwa iri simple rwose, itaruhije. Ni ibaruwa iteye gutya, akabaruwa koroheje k'ikinyarwanda rwose.
Kigali, wenda tuvuge umuntu yitwa Kagabo, akarere ka, umurenge, umudugudu, telefone, ku buyobozi bw'ikigo cy'imisoro n'amahoro, impamvu gusaba tini yandikwaho ikinyabiziga, ukahita uvuga ngo nyakubahwa mbandikiye ibaruwa mbasaba ko mwamfungurira tini yandikwaho ikinyabiziga izamfasha mu ihererekanya mitasiyo y'ikinyabiziga naguze. Ku mugereka w'iyi baruwa murahasanga kopi y'indangamuntu. Murakoze mugire amahoro. Kagabo. Ni nta karetere nk'aka ngaka rwose kataruhije, murabona ko kari very simple. Kari very simple, ntabwo karuhije. Rero aka kabaruwa nako iyo wamaze kukandika nta kindi ukora, uhita ukaplodinga kakazamo nako, kamara kuzamo, urabona ko nako kamaze kugeramo, ugahita ushyiraho kopi y'icyemezo cya RGB, niba ari ku miryango idaharanira inyungu itari iya leta, naho ushyiraho cya cyangombwa. Aha rero twebwe ntacyo dushyiraho, ubwo turajya kuri komeza. Tugera kuri komeza tubwira ngo shyiraho andi makuru niba ari ngombwa. Ufite andi makuru wayatanga hano, wayandika hano, uramutse ufite ibindi wandika. Aha rero iyo ugeze hano nta kindi ukora, uhita ukanda hano kuri ohereza ibaruwa. Ibaruwa iyo imaze kugenda bahita baguha umubare cyangwa se dokayidi cyangwa se inomero y'iyo baruwa ariyo uzakoresha ukuramo icyangombwa cyangwa se ifishi izaza iriho tini namba. Nta kindi rero, iyo nomero yo bayikohereje muri telefone cyangwa kuri email urayibika, nyuma yaho nibwo uzongera ukagaruka ku rubuga, kuri uru rubuga noneho ukazaza ukarwandikamo muri ubu buryo, aha handitse registered ukashyira search, like this. Ukuvuga ngo noneho iyo ubigenje gutya bihita biza bimeze gutya. Nyuma ahangaha uzaza wandikemo ya message baguhaye, iyo numara kuyandikamo hano uzaza hano kurishakisha, uhite ubona icyangombwa cyawe kiriho tini namba, uzahita ubona document iriho tini namba bayiguhaye. Ubona ko rero byoroshye cyane kwifungurira tini namba y'ibinyabiziga, ntibigusaba kujya kuri Rwanda Revenue nk'uko abantu bajyaga babivuga. Ngayo nguko rero nuko nguko wifungurira tini namba y'ibinyabiziga, ntago bigusaba kujya ku murenge, ntago bisaba kujya kuri Rwanda Revenue nk'uko abantu benshi babivuga. Oya, ni ibintu wikorera muri systeme, biroroshye cyane. Rero reka dusoreze icyigisho cyacu hano. Cyari icyigisho cyerekana uburyo wakwifungurira tini namba y'ibinyabiziga. Ni ibintu byoroshye, nawe wabasha kubyikorera. Na hejo mwaye muri kumwe na Horike. Ntibibagirwe gukora subscribe, ntibagirwe gukora share, ngo sharing ku nshuti zawe kino cyigisho niba cyagufashije, gifashe n'abandi abantu batari bazi ku buryo bifungurira tini namba y'ibinyabiziga. Ni uburyo bworoshye cyane, nawe wabasha kwikorera. Bye bye, na hejo mu cyigisho gikurikiye.